ukaryoshya umwana utavuka muri uwo muryango akabahuye n'ingorane. Mwese hari ukuntu mwagiye murerwa nyine nuko mutagaragara ngo mubitubwire, ariko njyewe nashize amanego mbivuga byose. Umuryango mubi bigiramo uruhare kugira ngo abana b'inzererezi bagwire mu mihanda. Ibyo bintu turabyemeranwa hose. Yego. Imiryango idakizwa kandi ahangaha mwese mukaba mwateza udutambaro musa neza kuri kw'Imana muri kuri podium hariya muririmba Yesu avugije imana, hariya twese twahita ducomoka tugahita twigira ibicu. Ariko mu ngo z'iwanyu, mu ngo z'iwanyu wanyu agakiza se kaba gahari buri gasanga ni za nkokora zo mu gitanda. Gose niba uteranye inkokora umukobwa wabyaye tekerezaho kazakora iki? Ni kwa kundi umugabo mu rugo nawe akavuga ati reka reka ni njyewe mugabo, ibyo bintu uvuga simbizi, akakwasa urushyi n'abana bareba. Mwagera ku rusengero mukiyumanganya mukongera mukaza mukavuga Yesu. Uriya mutaramu ntabwo azabahereza, azabanoba nimudakizwa neza. Niba aradamage none se niyadomage ngo tuze turabwize ukuri se. Reba Imana yemeye gukoresha imbobo muri iyi minsi ya none. Ndajya mbabwire ngo turimo turakora nk'abagiye gucomoka na mukanya mwakumva tuvuye ku isi twitahiye, ariko Yesu ahantu hose arababwira ati mukobwa wanjye nikomerezaho. Haleluya. Birashoboka ko twahinduka. Nababwiye ngo nitwa Mukantwari Vestine, mvuka mu karere k'Amajyepfo, karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, mu mujyi wa Ruvumera. Nge mvuka ku babyeyi bakoresheje ibiyobyabwenge. Nakuze amateka yanjye ambwira ko meri wanjye yarambagirijwe muri gereza kubera ibiyobyabwenge yakoreshaga. Ibintu nabyo mwana n'isitarago ntabwo mva ahangaha ko ibi bintu bivuze. Haleluya. N'umuriro ugiye. Amateka ambwira yuko bamurambagirije muri gereza. Umukobwa umbyara cyangwa mama umbyara akiri umukobwa yari Pushayi. Pushayi ni babandi bacuruza urumogi, yari umurembesi wa Kanyanga. Jye navutse ku muryango utagira ibigwi byiza, ariko ndashimira Yesu utarandetse ngo mpfireyo. Amen. Wahaye Imana icyubahiro. Icyubahiro n'Imana. Icyatumye ibi byose bimbaho kwari ukugira ngo uyu munsi nze mbabwire ububi bw'icyaha kandi mbabwire n'ubwiza bwa Yesu. Ntabwo Yesu akunda abantu bameze neza gusa, na babandi bababaje nawe Yesu arabemera. Iyi mikoro mwongere muyitunganye neza kugira ngo muhoge itamvuneje, akazi karakomeje. Giye kuririmba urankurikira kuko ntago ndi bubirindire kugira ngo utaza no kukira hejuru, kuko ishize hejuru mu muhogo kubera yuko ari sitarago ntago byava. Giye kuririmba unkurikire. Nta kintu na kimwe kitazagira iherezo, birakwiriye ko buri wese yita ku gihe cye, kandi icyo gihe ukamenya kugikoresha neza, kuko igihe hise nikijya kigaruka. Uzirikane yuko turi ku mugoroba wese, kandi imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Nimukore mukore musenga, mukorere kugiye kugira ngo mutagirwaho umugayo. Nta kintu na kimwe kitazagira iherezo, birakwiriye ko buri wese yita ku gihe cye, kandi icyo gihe ukamenya kugikoresha neza, kuko igihe gihise nikijya kigaruka. Uzirikane yuko turi ku mugoroba w'isi, kandi imirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma. Nimukore mukore musenga, mukorere kugiye kugira ngo mutagirwaho umugayo. Utwigishe Imana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe, kuko ari cyo gikwiriye.
mukomeze urugendo muramenye ntimucogore intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara iyo babisha baje ntizitatana ziterana imbaraga ntizigambanirana zikorera ku gihe ibyo zikora byose irasaba ko urugamba ntibayita mu ntambara ingabo zirakundana ingabo zirafashanya ntizisigana no muri bike zirasangira kandi mukomere mukomeze urugendo muramenye ntimucogore intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara iyo babisha baje ntizitatana ziterana imbaraga ntizigabanirana zikorera ku gihe ibyo zikora byose irasibe ku rugamba ntibayita mu ntambara ingabo zirakundana ingabo zirafashanya ntizisigana no muri bike zirasangira kandi mukomere mukomeze urugendo muramenye ntimucogore intwari ku rugamba ntizisinzira ntizinanirwa ntizitaka inzara iyo babisha bose ntizitatana ziterana imbaraga ntizigabanirana zikorera ku gihe ibyo zikora byose irasibe ku rugamba ntibayita mu ntambara ingabo zirakundana ingabo zirafashanya ntizisigane no muri bike zirasangira utwigisha Imana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe kuko ari cyo gikwiriye iyo zigiye urimo umenya n'icyo ugomba gukora dushoboze Imana yacu nyir'ubwenge no kumenya utwigisha Imana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe kuko ari cyo gikwiriye iyo zigiye urimo umenya n'icyo ugomba gukora dushoboze Imana yacu nyir'ubwenge no kumenya utwigisha Imana kubara iminsi yacu no kwita ku gihe kuko ari cyo gikwiriye iyo uzigiye urimo umenya n'icyo ugomba gukora dushoboze Imana yacu nyir'ubwenge no kumenya. Haleluya haleluya ni mube intwari kandi mukomere mukomeze urugendo muramenye ntimucogore intwari ku rugamba ntabwo zisinzira ntabwo ducogoye kurwanya ibiyobyabwenge twe twabibayemo nitwe tuzi imbaraga zabyo nitwe tuzi ubugome bwabyo ariko kandi nkababwira ngo nituba intwari kandi tukagira urukundo no muri bikeya dufite tukabisangira n'aba ngaba
barimo barakoresha ibiyobyabwenge mukagerageza gutera intambwe mukabegera. Ndagira ngo mbabwire ngo urukundo rwanyu nirwo ruzagarura abana bo mu muhanda, urukundo rwanyu nirwo ruzahamagara aba bana barimo guterwa inda zitifuzwa, urukundo mufite mu mitima yanyu nk'abamaze kumenya Imana nirwo ruzahamagara aba bagore bataye ingo bafashe umwuga w'uburaya. Urukundo mufite nk'ingabo, nimuba ingabo, nimugira urukundo nk'urw'ingabo. Haleluya! Si ibintu ndi kuvuga muri kubyumva? Nimugira urukundo nk'urw'ingabo, muzafatanya n'aba bantu barimo baranywa ibiyobyabwenge, muzatera intambwe mubasange, nimuhamagara bazitaba. Ndashimira Imana yahamagaye Mukantwari nanjye nkaza nkitaba Imana ntarapfa. Urambure Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana iboneka mu gitabo cya Luka ibice byaho 14 umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 31. Luka ibice 14 umurongo waho wa 11 kugeza ku 31. Ndashimira Imana yanyigishije gusoma. Haleluya! Wambere Imana icyubahiro ariko. Kandi disi utuntu mwumva ari utuntu twa feke turi aho ngaho. Ndashimira Imana ishobora byose yanyijije gukanura amaso. Jyewe yitwaga Matoroshi. Yitwaga Matoroshi. Niryo zina ryo kugasima. Niryo zina nakuze numva mu rugo bampamagara. Izina rya Mukantwari Vestina ryongeye kuzuka vuba aho Yesu anyuhagiriye. Haleluya! Navutse mu umuryango narerewemo jenoside imaze kuntwara. Ababyeyi n'abavandimwe bajyaga bandeba bakambwira ngo amaso yanjye yo nyarambuye babonamo umuzimu wa Meri wanjye, kubera yuko nari isigaye ndimo ndahanirwa yuko mama yashatse muri ubwo bwoko badahuje. Mukomeze mugire urukundo kandi mugire ubumwe nk'Abanyarwanda, mwihembera amacakubiri hagati muri mwebwe. Ahantu byatugejeje ni kure cyane, hapfuye Abanyarwanda benshi, hapfuye inzirakarengane nyinshi bazize uko bavutse. Jye namenye ko ndi Kinyendera afite imyaka 16, wambwira njyewe narazize iki? Icyatumye njya mu muhanda ntago ari uko nari narananiranye, ahubwo isi yari yarambushabushe, narabuze aho nakwihengeka ngo byemere. Sanga hari ubuzima bwiza muri Marine nizo zanyakiriye zimgahinda kazo, nanjye nkurikije ibyanjye numva duteye imibare byavamo. Ariko ndashimira Yesu kajya arebera iherezo mu itangiriro ryacu, kandi itangiriro ryacu akarimenyera no mu iherezo ryacu. Haleluya! Mwongere mumere data icyubahiro ko ari Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute? Namwe rero Yesu akababwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mumusanga arabaruhura. Mana yacu nishimwe. Soma ijambo ry'Imana, umugani w'umwana w'ikirara cyangwa umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati bagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire ni data ntacumuye kuba mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira. Haleluya! Arirukanka aramuhobera, aramusoma.
uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina, ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje none so yamubagiye ikimasa kibyibushye wawe, kuko mubonye ari muzima. Undi ararakara yanga kwinjira nusohoka, aramwinginga, ariko mwana mwagiye mureka natwe tukaza kwe, giye mwaririye ijambo ry'Imana, twe ntago turabana nk'abandi. Birakwiriye ko Yesu naduhamagara muzajya mwigira hirya natwe tukicara. Haleluya. Shani mutwereke urukundo natwe twavukiye icyenda, si byose. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umana agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe yari yarapfuye none arazutse, yari yazimiye none dore arabonetse. Mwakire neza ijambo ry'Imana, dukomere Imana yacu mu mashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku bahungu babiri b'umupapa umwe. Umwana umwe yararebye asanga kuba mu bipangu ntago abishaka. Hari abana babaye inzererezi kubera umurengwe, iwabo nta kintu babuze, ariko kubera yuko ababyeyi rimwe na rimwe mutajya mubonera abana banyu umwanya, mwirirwa muri bizinesi mukora akazi kose kugira ngo abana banyu babashe kubaho, ariko ntabwo mubasha gucunga ngo mumenye ngo aba bana banyu niba basohotse bagiye guhiga. Twebwe twabyitaga gusyaga. Gusyaga murabizi se? Abantu bazi gusyaga mungirire murya. Ye baba wese ko mwatakaye. Gusyaga reka mbabwireho kugira ngo iyi mvugo y'abana b'imihanda mubashe kuyumva neza. Nubwo twagaragaye nk'abana b'ibirara, nubwo twagaragaye nk'abana batumvira, nubwo twagaragaye nk'abana banywa ibiyobyabwenge, nubwo twagaragaye nk'abana banywa kore, bakanywa tineri, bakanywa urumogi, bakanywa na bya biyobyabwenge na bya shisha. Shisha se yo murayizi n'ahangahara? Ago muyizi. Mukwiriye gukizwa cyane rero, kubera yuko nimudakizwa ngo munasengera abana bo mu muhanda, mwamaze guterera agati mu ryinyo mukumva yuko mwakwisaka mu mazu yanyu mukabona abana banyu barimo. Ndagira ngo mbabwire ngo twebwe turi abana b'imihanda twahinduraga abana bo mu bipangu. Bazajya baza babatwarira abana, uzajya kumva ngo telefone, ngo umwana atunze telefone ntabwo uzahano yayivanye. Siko bimeze se? Gasanga umwana w'umukobwa afite telefone ntayo wamuguriye, warangiza nk'umubyeyi ukatuvuga ati iterambere ryinjiye mu rugo ugaceceka, nyamara sugar daddy yamaze gutezamo. Ahangaha niho bazamwishyuza telefone bamuguriye, nta kindi azishyura gutanga imibonano mpuzabitsina, azatanga happiness.
kubera yuko azabona yuko umuntu wamuhaye telefone ari umukunda kuruta mama we cyangwa papa we. Ntimugaterera agati mu ryinyo. Reka mbabwire ukuntu ubundi kwangirika bitangira. Kugira ngo umwana ajye kujya mu muhanda bihera muri famiye. Iyo mwebwe ubwanyu mubana muhora mufitanye umwiryane, niba ari imyumbati umugabo agakura yijyana mu isoko agaca mu kabari akanywa bya bigage cyangwa agakubita amazamuriture na za zindi ngo nizabareteta, agataha yandika 8. Umugore wasigaye mu rugo nawe yishwe n'agahinda, yifashe nk'uko ndikorera mukecuru yifashe hariya, ari gutera imibare y'ukuntu ari buteka imyumbati yasigaye kandi uyu mugabo ari butahe ntayirye mwana, kuko yaciye handi mu bishabiro bariyemo ingurube, si byo se? Akaza bikubita umugera agasafuriya kakabaraza hariya. Uyu mwana w'umuhungu cyangwa umukobwa uri kubireba atangira ashakisha ukuntu yakwibonera akazi ko mu rugo. Siko bimeze rata. Iyo amaze kubona akazi ko mu rugo rero, iyo amaze gukubita imibare kwa mabuji Kigali n'abaristirago n'imibare, ahita ahura n'abandi bakobwa nabo bamaze kurangira mu mutwe bitewe n'ikigare bagendera. Kitakwata abantu ukora wowe amafaranga yawe ni make y'abakino, ngwino nkwereke ukuntu uzajya ucakaza ukabona amafaranga atubutse. Gucakaza no gushakishiriza ahantu hose wangu, ahantu hose ugatarasa ugatera imibare bikava. Iyo amaze kumuvana muri aka kazi, wowe ugira ngo yagiye gushaka amafaranga mwana kugira ngo azaze wenda kugurire n'iyo hene cyangwa iyo nkoko itera amagi. Iyo amaze guhura n'abakobwa bamaze kuba ba Kamugi, bamaze kuba ibyihebe kubera yuko gusubira mu miryango n'ubundi abari struggle, ahita avuga ati reka dushakishirize ahantu hose, ngwino nkwereke ahantu uzajya ukora ijoro rimwe ugatana nk'ibihumbi 50. Mwabyumvishe ukuntu kuba ikirara bitangira biturutse ku myiryane y'abamama n'abapapa. Uyu mwana nta kindi kintu bamukoresha, batangira kumukubita pase mu basore no mu bisaza bitiyubaha. Abantu b'abagabo bataye indangagaciro. Akamurara nijoro rimwe akamukubita taca akamuhereza n'ibihumbi 15. Ndamubwira ati n'ejo uzagaruke. Kandi kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abashe kumenyera aka kazi, reka mbabwire bagenzi be kuko agasima baba barakamenyereye. Agasima nyine ni kuri tere n'ahantu higira. Murihangana nyine n'ibivuga mu mvugo ya kirara, nuko nguko mwishakishiriza amakuru. Ndabyumva mbaze. Mani dutabare. Yarangiza uyu mwana w'umukobwa kugira ngo bigira gutabiza kumwemerera, kuko mwijoro ashobora guhura n'abagabo barenze umwe mwana, bakamukubita itabi ry'urumogi kugira ngo baze kumufata ku ngufu, ari muri horo, ari muri surenga, ari muri furi, ari ku mapa, nuko bangirika. Reka ubuzima mubabwira kuko nabukuriyemo. Imana yaranabaye sinabindaya. Jye nakuze n'ukuri kw'Imana, narasambana, nashatse narasambana, ariko si uko ntabishakaga mwana, ahubwo abarozi bari barakoze akazi kose muri wa muryango nakuriyemo. Ngewe banyitaga inzigo ya mama, kuko mama yabashatsemo ari umututsi kaza ashaka mu Bahutu. Umuhungu wabo apfuye jenoside, ije umuryango wo kwa mama wose uhungira iwabo wa papa. Barangije papa ajya kudushakira ubuhungiro, kuko mama rero atanze ibitambo byinshi kugira ngo uru rugo rwubake, kuko umuhungu amukundira muri gereza. Nubwo bose bakoreshaga ibiyobyabwenge, ntabwo umuhungu yari yakunze mama kubera ko amukunze nk'agakobwa keza afite gahunda yo gushaka ngo amugire umugore, ahubwo yari amushatse nk'umukozi mushya mu gakino. Uyu muryango rero jenoside imaze kuba, kuko mama yari yaratanze ibitambo byinshi, yari yaramaze gufatisha umutima w'uyu mugabo, bari bamaze kubyarana 5, undi umwana wa 2. Nakuze amateka mbwira yuko ngiye mama yamvanye ku mupaka mwana. Abagore bagenzi be bamugambaniye, yagiye kubereka ukuntu barangura imari muri Kongo, acuruzaga ibitenge mama yakoraga mu Burundi cyangwa muri Kongo. Ajyana abagore 3 kuko inkoni za data zari zigiye kuzamwica, amuziza yuko ari umugore w'ikigoryi, ajya guteka umutwe ugapfuba. Mama rero kugira ngo umunsi ateke umutwe se yambukane boro neza, yatanze happiness ku mupaka. Atashye asanga umugabo bamufunze,
amaze gufungurwa yafunguwe mama bamaze kumuhamagara bamaze kongera kumutuma mugati impano watuzaniye yari nziza niba nugaruka uzongera ukama ku mana wanzaniye basa 20 n'umugabo warabafunguwe nta yindi mpano rero bamusabaga nanone ni happiness no kuryamana nawe yemeye gutanga ruswa y'igitsina kugira ngo yubake urugo yashatse ariko uyu munsi biteye agahinda hari abagore murimo murasambana sha murimo muraca inyuma y'abagabo banyu mwebwe nta n'icyabaye barangiza mukagaruka mukanaririmba mukumva ko Imana ari civile izabarebera gutya namwe muri imboba nubwo manze gukizwa muri imboba zitaha mu nzu wawe mukwiriye gukizwa namwe muri amabandi ntabwo mwari mwamenye inzira murimo muba muri imboba reba wa mugabo wawe ufata utwana tw'udukobwa mudatinya no gufata ku ngufu abana b'imyaka 2-3 n'amezi ngaho numva ngo n'abatandatu barabafata kwe uri umuntu w'umugabo ungana uko none se ubwo urumva utarutwa n'imboba zirara mu kiraro twebwe ko ducoma tukanabitekerezaho twebwe ari twe twiyica ubwacu ariko wowe wica benshi urumva utakiri imbobo mwaragiza ntimubitinye mukaza mu nzu y'Imana ibirara ni byinshi abana bananiye Imana ni benshi ariko Imana irashaka bikitwa uyu munsi wongere wisubire Imana yaduhamagaye je yamamagaye ndi mu kiraro ngiye gutwarwa n'amazi y'imvura ruhuru rigiye kuntwarira amamagara maze gucomoka ikiraro irambwira ati mwana wanjye hangana igihe gikurira uzankorera kandi ujye ubabwiza ukuri babwiye nabi mugabo usiga umugore we mu nzu akajya gusambana bari imbobo umugore uta umugabo we akajya gusambanira mu myumbati no mu mikinga bari imbobo ubwo surezemo ijoro ryahumuye we muciye he muzarijyamo muciye n'iry'akamanyisi reka nta juru ry'abasambanyi ririho abana ni Imana ni benshi abana b'ibirara ni benshi ntabwo turi kuvuga abana b'imihanda gusa kuko natwagiye kujya mu mihanda biturutse kuri mwebwe ababyeyi ni muba beza n'abana banyu tuzaba beza numvuze birasobanutse tuzajya mu mwuka rimwe tuguruka mu kanya gato tube twarigezemo ijuru ryahumuye we reka nta nubwo uzatera santimetero ngo byemere hari n'indirimbo tujya turirimba tukavuga ngo turabasirikare benshi twogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi niba Yesu ari wo mugaba w'ingabo reka babwire ntago azabajyana mu ijuru muri abasivile azabanza batraininge mubone kumukorera mufite n'ibyo mukora haleluya mani tugirire neza ndagira ngo mbabwire ngo niba Imana ari wo mugaba w'ingabo w'iki gisirikare kiturimo cyangwa kujya mu ijuru ijambo ry'Imana avuga ngo mubanza gushaka ngo ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kwera ibindi byose ni ikiyemwe ni inyongera muri iyi minsi kubera yuko ibyaha byababanye byinshi ntabwo abantu bakijya gusenga Imana bashaka kwihana ahubwo bajya gusenga bameze nk'abagiye kuraguza cyangwa gushakisha amakuru yuko ibyo bakoze Imana yabimenye niba umutima wawe ubizi ubimenye ko n'Imana ibizi niba ubyumvishije rata ongera uhereze Imana icyo yibwiye ngo Mana aya maboko turi nk'ingabo zitsinzwe utugirire neza kugira ngo tubashe gutabara umuryango nyarwanda nuko twe tubasha guhinduka tukajya guhindura n'abandi byo mvuze birumvikana yewe biteye isoni n'agahinda kuba uyu munsi umugabo ashobora kujya gufungwa ngo yafashe umugore we ku ngufu wajyaga yakora uzi ko utazabishobora mwana wajyaga yakora uzi ko utazabishobora birakwiriye ko umugabo afungwa ngo kubera yuko yahuye n'umugore we ngo ntabwo ubyiyumvamo kuki utabyiyumvamo habuze iki
iki kugira ngo ibintu utabyiyumvamo mama wajyaga he wangu cyane ibyo bivamo amakimbirane ugasanga umugabo yarubiye kugira ngo agatekereza akavuga ati uyu mugore ni njyewe namwishakiye kugira ngo bazafunge burundu none nta kintu usanga aragukomaguye ijisho rikuyemo cyangwa umutwe akurangije kandi mwamaze kumenya Imana kuki mudakizwa ugasanga intimbura ziri mu barokora mu bagabo b'abarokora n'abagore b'abakirisitu mw'abagore mwe mukararana ibikabutura mwagiye mubyihorera mwatanze kaya ko n'ijambo ry'Imana ribabuza ngo ntimukimane kuki mwimana se ubundi birinda bijya guhinduka icyaha kubera iki nako mw'abagabo ukirirwa utarasa ahantu hose ukubita imibare kugira ngo urekure urugo rwabaho wataha wahura n'umugore wawe ngo vayo ngo mpibyumva ibyo umusaba ni ibijumba cyangwa ni ibishyimbo mukwiriye kugira urukundo nk'urwa mbere umunsi mwahuraga bwa mbere muteretana nta bantu bafite divorce zihagije nk'iz'abarokora abantu bamenye Imana kwe divorce nyinshi zirimo ntabwo nzi ubundi mujya gushaka ubundi hari habaye iki kugira ngo uyu munsi byabaye intuza byabaye induru kandi mwibuka amasezerano mwasezeranye mbere mpagaze imbere ya mushumba nawe akababwira ngo icyo Imana yafatanyije ngo ntakagire umuntu ugitandukanye none mwahisemo kwishakira ubundi bwami mwananiye Imana namwe mukwiriye guhinduka ntabwo abananiranye ari zino mbomwa muri kubona ko bishoboka ko twe twacomoka bikemera ariko mwebwe mupfiriye mu miryango kandi murarangiza mukabyambariraho amakanzu meza mugakubitaho ibitenge mugashyiramo udutambaro abandi mugatereza mukarenzaho n'ikote ariko imbere rwarahiye ijuru muzarijyamo muciyehe mumeze mutyo ntaryo mwabona mukwiriye guhinduka ntabwo abana b'ibirara ijambo ry'Imana rivuga ntabwo ari aba bana banywa ibiyobyabwenge gusa ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo aba bana bajye kubahaga babavemo no kubera izo nduru zose ibaze kugira ngo umwana azakure yumva nyina bari kumunigagura ngo yimye se kugeza ubwo umwana amenye byose na nyina bakora bagiye mu cyumba ntabwo mukiyubaha mwatakaje indangagaciro mwatakaje umuco mwatakaje uburere none niba imbobo zibasha kuva mu kiraro zigatungwa n'itabi tugatungwa na puberi tugasyagaho mwamenye bya bivoka byahiye amabuno umutwe waboze tukaba ari byo bituzamura tugakura nabi ariko tugakora uyu munsi nkaba nubatse maze imyaka 14 mwana ntari nahukana n'umunsi umwe iyo Mana ntabwo mukwiriye kuyiyoboka kwe uyu munsi nkaba maze imyaka 14 uyu ni umwaka wa 14 nangiye ntararara mu cyumba cy'abashyitsi ntararara nambaye igikabutura ntarararamo hagati nashyizemo igikuvureri mwarubyiruko mwe nimuseke nimwisekere nta birenze imwisekere ariko mujya munumviraho dore mpagaze nka shangazi wanyu mpagaze nka nyoko wanyu mpagaze nka mama mwana mujye mwumva amasomo nimukayataho ngaho mwicaye birakwiriye ko namwe muhinduka kugira ngo aba bana bo mu muhanda baze mu miryango babasha gusanga imiryango mizima twebwe hano hose twajyaga guhigira agasima kangereye ba babisi baje kudufata ba babisi uko twabitaga abanditse n'abapolisi n'inkera gutabara na za daso iyo twabonaga twataga tubatumva nimuyokase ba babisi batejemo mwa bintu tukata tubayoba kubayoba ni gute se no guca imihanda ahantu hose ugahita unyerera so utari butinye icupa utari butinye igisongo kandi wamara kugeraho ugahita wagira ati none se mwana amafarumasi yose yafunze amafarumasi yose si ubwo wahita wumva iki
Iparasitamoro reka reka nta miti mwana. Amafarumasi ni hahandi bakura umusongo, dukura ganja kugira ngo dukore ijisho. Muragiye umuntu muragenda ari mu mapa ku buryo n'umupolisi ajya kukujya ukabona ni nko mu birometero kandi yaje kukujatira. Ati grafere hezasi wahejeje wa aga bavandimwe bajya baheza kandi n'abimana ijye baha umugisha. Inkoni nakubiswe ntago nababwira uko zingana, bakatubwira ngo badusubize mu muryango. Nareba umuryango nacomotsemo muhunga, nsanga nge nacitse ari nijoro saa 7 z'ijoro bagambiriye kunyica kubera imitungo y'ababyeyi banjye bari barariye, bafite ubwoba bw'uko nzabateza ingaro. Iyo ndi gutanga ubuhamya nge nta muntu ndimo kurega. Niba ngiye tubishyira ku masosho media Mukantwari, ngewe intego yanjye niyo kunga abantu. Haleluya. Barabitwaye mwana, barabitwaye barabirangiza. None se ko babitwaye ubusindi hose ananameze neza. Mugira imbabazi. Ni bande bagira imanza zidashira mu nkiko? Ni abantu bamaze kumenya Imana. Kugira imbabazi byarabananiye. Kandi hari ijambo mujya musoma mwarangiza mukavuga rya jambo Yesu, isengesho Yesu yigishije abigishwa be, rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, dushaka bibaho munsi nk'uko bibaho hehe mu ijuru. Utubabarire ibicumuro byacu ngo nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Koko si Imana iguhaye imbabazi nk'izo ufite waramuka mwana? Imana ikubariye nk'imbabazi ufite byavamo. Iyi Mana ntabwo ari civile ku buryo mwayibeshya. Mukwiriye guhinduka, mworohereza abacamanza. Niba Yesu yavuze ngo uzagukubita urushyi rumwe mu musaya uzahindukize n'ukundi, waba utagase? Bagesha ukuri ntabwo wari wakizwa niba atagukocora ngo wongere utege wongere bakunobe. Birakwiriye yuko tugira imbabazi. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma ritubwiye ku mateka y'abana babiri b'abahungu. Umwana umwe yabaye ikirara, yasabye se umugabane wiwe kugira ngo yigenge. Undi mwana yemera gusigara mu rugo. Hari abantu basigaye mu rugo bemera kumvira uyu mugabo Yesu, bemera gukizwa no kubigumamo. Abandi baragenda baratarara, bayisha ibyo bamenye iby'ubugoryi, banywa inzoga kandi baramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, barongera banywa inzoga, barasinda mwana, bakazagagara ku gatuti inzoga zirimo zirabira ngo kugira ngo bagire amafuri, ntibacyuzura umwuka wera, buzura urufuro rw'inzoga banyweye. Abo ni abana b'ibirara bagiye kwayisha iby'Imana yabahaye kubitesha agaciro. Abandi irangije irababwira ngo bamaze kumwakira ibahereza mu nshingano zo kwitwa abaririmbyi. Ariko aba bana b'ibirara ntabwo bigeze bagenda ngo baririmbe bumve iyo mpano Imana ibahaye, ko hari abantu benshi bafite imihogo yarangiye kandi baririmbirwa bakumva ni byiza, bakumva nabo baririmba, ariko ayo mahirwe akaba atari ayabo. Uyu munsi bakaba barimo barasambana, bakagaruka muri korari bakaririmba nta mutima ubarya. Abo ni abana b'ibirara bagiye kwayisha iby'umugisha Imana yabahaye kubipfusha ubusa. Abandi bajya mu kidiyakoni, irababwira ati nimugende abana banjye mubwirize kandi mube imbata z'abo muyoboye, nimugende muhinduke intumwa z'abakristo. Ariko umunsi ntabwo abadiyakoni mugishaka kuba imbata, ahubwo mushaka kuba ba shefu. Barajya mu bapfumu, barangiza bakagaruka bagasatura igaburo ryera bakaduhereza. Muzuzura umwuka wera biturutse heza. Ako murumva aratatu tudakwiriye gukizwa. Mungirire mutya. Yesu ajya kumamagara yarambwiye ngo cyo bivuga kandi bivuge neza mwana njye udasimbuka ntacyo bazagutwara, kuko n'ubundi tukiri ingangi nta kintu bigeze badukomarizaho. Ndibuka umunsi nazaga mu rusengero, hari igihe twajyaga tujya gutarasa, twagira amahirwe tukagwa ahantu habereye ubukwe. Ahantu habereye ubukwe haba hari umusyago, ya myumbati muba mwinenese mukirira umuceri, twebwe twita tubona ari nk'inyama. Bya birayi mwarumyeho mukabisigaza na za nyama mwariye muzijonjora,
twebwe iyo babivangavanze n'ibiseriviyete byose babishyizemo ari n'ijya wibeshya na seriviyete ukayirya kuko ibagiyeho amavuta usyaga ntajya kurobanura mwana nta mbobe irwara buriya Imana irandata abatabona ni nayo izibeshaho egora twamara kwinjira mu rusengero kubera yuko uba wambaye imipira bitagukwira babyitaga ibizibaho nta mbobo yambara umwenda uyikwira ubuzima bw'abana bo mu muhanda burababaje ndagira ngo mbabwire ngo abazajya baza babasanga mujye mubakirana imbabazi kuko n'abana nk'abandi bavutse nk'abo banyu uko mugirira igishyika abana mwabyaye mugirira igishyika n'abariya bana kuko n'abana b'u Rwanda bariya bavamo ingabo z'igihugu bariya basubira ku ishuri bakavamo abadogiteri bariya basubira ku ishuri bakavamo abarimu biracyashoboka kuko na Mukantwari yavuyemo umubyeyi banyitaga amatoroshi bavugaga ko nonjoroka nk'uruvu bavugaga ko ndi urupfu banyise amazina asebetse mwana ariko uyu munsi ndi mama mbyaye ingabo Obedi Titi iyo ni fura yanjye ndi mama Kamikazi Keza Kesia ubwo se Kamikazi ni si njyewe ndi mama nyina w'abeza Teta Chanceline ubwo se nyina w'abeza ni ndi mama ingabo y'isonga Gisa Promesi ndi mama Nkinzi ingabo Rwema Fred murabona bitambereye mwana bagerereza Imana icyubahiro haleluya nawe byakubera niwemera rata gukura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Uwiteka uyu mwana w'umuhungu wahoze mu rugo hari abantu batari biyandurisha ibyo kurya by'ibwami hari abantu bahamya ko Uwiteka baramugundira hari abantu bacyumvira Mwuka Wera hari abantu bakigira imbabazi zo mu mutima hari abantu bakihanganiye iby'ubu buzima hari abantu bagikandamizwa n'abagabo babo bakihangana bakarugumamo hari abantu bagikandamizwa n'abagore babo bakihangana bakabikomeramo aba bantu barahari ndagira ngo mbabwire ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali abo nibo babana bemeye kuguma hehe mu rugo ariko igihe kimwe ngo umwana yitekerezaho ise yamaze kumuhereza byose amaze kubyahisha iby'ubugoryi bwe n'irari byose amaze kubirangiza inzara itera muri icyo gihugu yari arimo igihugu ijambo ry'Imana rivuga n'iki ni umutima wawe haleluya nta gihugu kiruta umutima wawe umutima utarimo amahoro urahangayika umutima utarimo Imana uhorana amajune umutima utarimo Imana uhorana ihungabana yitekereza asanga nta mahoro afite yitekereza asanga nta humure yitekereza asanga abahisi n'abagenzi niwe bakoba yitekereza asanga inzara iramwishe nta jambo ry'Imana rimukimukomeza muri we afite asanga Mwuka Wera yarigendeye asanga niyo aryamye arota asambana asanga iyo aryamye arota arimo kwikinisha asanga arimo kurya ibinyama byaboze atazi uko byanaje asanga asimbuka imikingo yanze kugera hasi asanga akinga inzugi zigwamo imbere inzozi mbi ziraza mutima utari mu Imana uhorana ihungabana iyo abarozi bohereje amahembe aragufata iyo baguterekereye biragufata iyo baguteze biragufata kuko ntanga bigukingira ubu gifite uyu mwana yitekereza asanga agahinda n'amakuba n'ingorane biramurembeje ahitamo kuvuga ngo data ntabwo bikinkwiriye kwitwa umwana mu rugo ariko ndakwinginze basungira umugaragu yifuza ko basi yazajya aza agakubura mu rusengero ntagire umubuza yifuza yuko yazajya aza byibuze akareba n'umwana waguye afite ibimyira ngo amuhanagure aravuga ati basi nyegereza hafi yawe nimba ndi hafi ya mutekano nzawubona wenda sinongera kwitwa umwana unshakira irindi zina nitwa umugaragu ariko kuko Imana aratiho riteza amaboko haleluya angera uvugire ngo haleluya komera Imana mu mashyi mu izina rya Yesu ongera uyikomera amashyi nibara y'Imana yongere haleluya kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi ikintu Imana igusaba rata ni ukongera kwishyiramo mu mutima kuko ujya kugwa warabimenye
aho byatangiye usambana urahazi. Imana iragufata iyo wajira kwakira, amaze kwitekerezaho ngagihinguka kure, ugifata umwanzuro, Imana iba yabibonye ikatitega amaboko ikavuga ngo mwana wanjye wari warapfuye none urasutse, intama yari yarazimiye none irongeye iragarutse. Haleluya. Iyo ugarutse uri umwe mu juru impundu ziravuga. Umubyeyi abaga ikimasa cyiza, gashaka abaririmbyi bazi kuririmba, baracuranga bararirimba ngo bishimira yuko umwana wari warazimiye agize gute agarutse. Umunsi Mukantwari nanjye nemeraga kuguma hamwe n'Imana, nkemera ko ubuzima bwose yanshishijemo ngomba kubwakira, nkemera yuko umubabaro wose umuryango wa data wanshishijemo nagombaga kwambara umutima w'imbabazi nkabababarira. Rimwe Imana iza kumbwira ngo mwana wanjye ngo gira imbabazi, nzakuvura ibikomere byo ku mutima n'ibyo ku mubiri, ariko babarira. Bari bagejeje igihe cyo kujya kubaca amande no kubatereza ibyamunara kugira ngo imitungo ababyeyi bangigaruke. Umunsi bari kuzajya kubikoreraho irangiza rubanza rya nyuma rizakorwa. Imana ikoresha abantu bangange nari nananiwe, ndayibwira ngo Mana reka igihe wahereye, reka igihugu kimpa ubutabera, reka bandegere, reka ngarurirwa imitungo mama yaruhiye akayitangiraho akayisambaniraho kugira ngo atange ruswa ubuzima buboneke. Bakaba barabiriye bakanjugunya ntibanandihira amashuri, bakanyangiza bakantoteza bakambangamira, reka igihugu kindengere. Irangije irambwira ngo mwana wanjye igihugu cyakurengera nibyo, ariko njye nkurengeye narusha igihugu. Haleluya. Ongera umuhere data icyubahiro avuga neza. Imana iramendahenda irambwira ngo ndashaka kuzangorera ntanduru z'abadayimoni zikuri inyuma. Uzigisha abandi imbabazi gute kubabarira byarakunaniye. Ndanamiza Mukantwari ndababarira. 1,38 zari kuguza mu mitungo y'ababyeyi banjye, nemera kuzireka. Abo ari njye mba ndi hanze ndi muri Amerika cyangwa naranapfuye, umurenge waranyishe, sida yarandangije. Yesu hari ibintu yagiye atwimaho uburenganzira kugira ngo umunsi tujye tugihumeka tubabwire ko bigishoboka. Abo nababariye nibo bangendeye nanone maze gushaka uwo nakwita ngo ni masenge, aza kundoga mu byo yanzaniye n'ubukwe bwanjye atarabutashye. Babandi nagiriye imbabazi ngo abana babo batabirukana ku gasozi bakandagara, babandi nagiriye imbabazi ngo nabateza karitsiye, nibakoreshejemo masenge umwe wari umupantekote mwana ari n'umudiyakoni ahantu, anzanira ibintu baterekereye kugira ngo abadayimani babo bafate byaturutse ku kizi. Ku nyama nyogokuru yigeze yampa ku rujyo ngo nzijyane iruhande rw'urutara rwiwe, ari kunyigisha guterekera nkiri umwana. Ngeze mu nzira inyama nzitoraguramo ndazirira amatereka isuku. Abo bazimu nibo bankurikiranye baje bacinja ngo nabaririye inka, ariko kuko nari naramaze gutanga imbabazi. Haleluya. Ntabwo Imana yemeye ko mu muhigo w'amenyo yawe, ntabwo yemeye yuko ikigoyi baneze nkigwamo. Haleluya. Yakoreye muri Hakizimana umugabo wankunze mwana, arandwaza. Abo bazimu bari banterekereye barankonjonjora amavi banyicara mu mugongo, asiga yigambye kuri Nyirandirodi nyir'urugo, kuri mabuja nyir'urupanga. Aravuga ati urugo Mukantwari narwubaka muzamenye ko ngiye runaka nahakandagiye. Haleluya. Ariko rati Imana kuko naga ko Mukantwari umunsi azagara akavuga ati ni Imana. Uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uzi kurinda uri Mana, uratabara uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana, uri Mana. Haleluya. Ikoresha umukozi wayo araza arasengera. Imana z'Imana zari zindi bajya nararonderaga n'ubwo abazimu bari baramfashe. Imana ibwira umugabo mwiravuga ati uriya mwana w'umukobwa imbaraga zimurimo zikomeye kuruta izawe, ugenda uvuga izina rya Yesu niryo riri umutoresha. Yaje avuga mu izina rya Yesu. Inanasi yanzaniye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Haleluya.
habura iminsi ngahe ngo Noheli be bari bantambyemo igitambo cyo kuzapfa ari kuri Noheli kuko kumugirwa wa Nyabingi wabo bitari bigikunze. Mpurirayo n'amasenge imfura muri uwo muryango kugira ngo nawe uwo mubyeyi angendeho nukora yuko Imana yakoranye nanjye nambura imbaraga nyogokuru ari we wandogaga ari nawe wari waramanitse mu buzima burindwi. Ubwo n'ubuhamya nababwira ntituva ahangaha. Yesu aza kumbohora ari wo munsi najyaga mu mbobo nsanze nta hantu na hamwe ngomba kujya. Kwa data wacu nahahungiye nk'iminsi ngaho ashaka kumfata ku ngufu. Namusimbutse nk'inshuro nk'eshatu atashaka kumfata ku ngufu kuko bari bazi yuko ndi ikinyendaro ntari umwana wabo. Ndashimira Yesu wantabaye. Haleluya. Inezi kurimo izakwambutsa aho abandi baguye. Imbabazi zikurimo zizaguhamagarira Imana mu gihe abantu badatekereza. Haleluya. Imbabazi uzababarira umugabo wawe nizo zizatuma wubaka urugo ugaca akarande mu bana uri kubyara. Imbabazi uzagirira uyu mugore washatse nizo zizagufasha ko abo bana bawe bazagira umuryango muzima. Nimuce akarande mwavukiyemo mwebwe kuko mwamaze kumenya Imana, nimuhinduke kugira ngo muhindure byinshi. Imana ibagirire neza. Uyu munsi zambabi mcyatumye Imana izicishamo kwari ukugira ngo mu gihe cyanjye cy'ubukwe nzabona abavandimwe bazampagararira wangu. Simbaho nabuze abantu ntumira mu bukwe bwanjye. Wongeye guhereza invitation akambwira ati sobuja twayimuhaye yayiduhaye, nyokobuja yayiduhaye. Nandika muri invitation imwe ndagenda nyita muri Nyabugogo nyituma ku Mana. Agani so bwa mbere numvishe ko Yesu wakoye bitangaza ku mazi, wakamije inyanja ntago invitation uri buyibure, wakamije Yorodani ntago uri buze kuyibura invitation. Kandi ibi byatsi bishobora kuza kumbera abazimu nabyo bikabera abadayimoni bakayitangira uko amazi ayikubita ishwanyagurika inyuguti bamaze kuzisomuza ibyazima bagomba kunshyigikira. None mwebwe murimo murishingira ngo kubera ariko ngo nta bushobozi. Reka reka uko nukunanirana. Nimusenge kandi munizere Imana. Uwizera Imana nta kintu agira gute abura. Ikintu mubuze no kwizera, kandi mutari mwizeriye Imana n'agakiza kari kure. Kandi gusenga kutagira imirimo nacyo nta kintu biba bimaze. Gusenga nako kutagira imirimo ibikorwa nta kintu biba bigize gute bimaze. Nimumenye abakene muri mwebwe mubambike, ntashaka bari na London. Gusa murabona nambaye nabi. Murabona yaririshe nambaye anatari modeli ya danje. Ariko mwambwiye inaga ari dani urabona ntari umurokorera. None se kangaka si London isi. None se made in Rwanda murabona itarakoze akazi kose. None se ungu wakiza Imana wanjye yakwitwa imbwa ngo umugore we yambaye ubusa. Ariko mwana mwagiye mwambara ibintu nk'ibi mugakomeza mukuzura umwuka we. Akomeye Imana amashyari. Ntabwo bisaba ngo tuve i Kigali twaje kubemeza. Yesu yaramwe ngo jya ugenda ubanyigishirize koroha no guca bugufi. Imana irashaka ko mworoha. Made in Rwanda yaraje. Naka nakandi karondo ni mwana. Kintu giheza kiriho n'utudupesi. Semana nambaye neza bashu. Wakiza Imana njye mwavuga ko atari umugabo se. Ibintu ni sawa wangu. Ntimukabura kuzura umwuka wera. Haleluya. Urasamana ntateze nk'umugore w'umusirimu. None se uwambaye rishe ubu ngubu wanushije kuberwa mwana. Asa murabona ntakeye se. Reba inyuma mwana niyo ntambuka do. Haleluya. Asa abagore b'abasirimu bose si uku batambuka. Si ukurata. Niyo bapepera si gutya. Negutya. Haleluya. Niki kibabujije kuzura umwuka wera ngo tujye mu ijuru. Mukaraza abagabo banyijoro ngo nta bitenge babaguriye. Gura London ni 2,500. Ugura n'agace k'akabaze nako k'akarondo ni mwana ukubite bikigora ni modeli. Umupere basi. Sibyo se. Haleluya. Asini mawari tanje mwana. Ibi si bisanzwe se. Gakwitamo n'agakweto gashaje kugira ngo utabikandagira. Niki kibabujije kwambara ngo twigire mu ijuru? Imyambaro ibabuze gukizwa. Abagabo banyu baraba badasinzira ngo
ngo nta byenda bihenze n'uwari kuramuraza ijana ati dore Mukantwari wabaye imbohe yari yambaye ikibubu ni ukuri kw'Imana ni London ebyiri nahuje amabara ndazidoda neza. Haleluya. Elastika si jamani kuranga shamwa kwiza kunyurwa kwari tukigira mu ijuru habuze kunyurwa. Reka mbabwire intwara 5 mugomba kwitwaza kugira ngo uru rugendo turucomoka amahoro uriya mugabo naza atazadusiga inahani danje. Intwara 5 zonyine nzibabwire vuga ngo zitubwire. Intwara ya mbere ni intwaro yitwa kwihangana. Ibigeragezo byose ucamo ndajya ngo nkubwire ngo niba uri ubugingo ntabwo Imana izakureka ngo ugende witegembya gusa. Oya, umusirikare mwiza ahora ku ikosi. Kandi ajya ngo mbabwire ngo umusirikare uri ku ikosi ntabwo aba mbese ntabwo baba bamugaragura nk'inkoko ihindukiza. Haba harimo ibimubangamira byinshi, ariko kubera ko yihanganye yambara iki? Inyenyeri. Kwihanganira ibigeragezo byose ucamo mukobwa. Kandi nubwo wavutse mu muryango udakijijwe ndetse w'abakene badafite namba, ariko kwihangana kwawe bizatuma wambara iyi mpeta. Ahubwo umukobwa asogongerwa. Menya ngo uri amata wa mukobwa we. Niba utari wakoma rutenderi komeza wifate. Bizaguhereza icyubahiro n'agaciro mu maso y'umugabo uzagira gute? Uzagushaka. Ndagira ngo mbabwire ibyo mwakwigira byose mwabagore. Umugabo n'umutware. Umugabo n'umutware icyubahiro cyarakivukanye. Ibisigaye ahangaha ni ubwuzuzanye. Yego yemwe ntibananiza iki ariko muvuga ko mukijijwe ubundi. Sheri wanjye yamamagaye kuri telefone akambwira ati Sharidi yo Sheri we yo bimeze bite? Ni sawa kapo. Harabyemera n'ubu namuhamagara gutya ngashyiraho parire mukabyumva nta satani. None se uyu munsi urabasha kurya gute? Nkorera surprise wanga icyuma cyose ntabirenze. Niba umugabo aguhaye inota y'igihumbi wangu yihahisha ukwiriwe mubwira ngasigaye wayashyiriye indaya. Izo ndaya urimo kumucyurira zazijyamo n'icyo gihumbi kibure. Ahubwo bibananiza iki kunyurwa mwana? Ibyo byose udafite intwari twa kwihangana mbere byakujabuka. Niba guhaye igihumbi ukumva bitavamo komaza hano utikuraho ikindi gihumbi ugura ibyo ushaka. Niba ntacyo ufite ceceka. Koresha yaguhaye ubwo ni uri ku murongo. Intwaro ya mbere ni intwaro yitwa kugira gute? Intwaro ya kabiri ni intwaro yitwa ibanga. Mwabagore ibaze kweri kugira ngo ube uri umugore ufite umugabo urongorwa buri munsi. Nurangiza ujya kuririra umuntu wasenye urugo umuganyire ngo urugo rwakunaniye ari bukugiriye nama se. Akukubwira ati comoka wakintu ubundi umugabo akuyobora gute wowe ukuze ko mwahuye mwese mukuze. Ndagira ngo nkubwire wa mubyeyi we naho umugabo wawe yaba arwaye igisebe cy'umufunzo mu rubavu. Yego kuko rata mwamenye Imana. Mwambike cyane umunuko nturenga amashati umutwikire haraho wenda iyo ndwara arwaye ejo yayikira. Wa mugabo we niba umugore wawe hari ibyo atanogeje pfusha nyine gumisha mu mutima. Imana yamuguhaye izi mpamvu kubera ko mwamaze kumenya Imana. Ni ikiraka yari igwaye kugira ngo umusengere nawe agusengere muzajyane hehe mu ijuru. Mwibanga ry'umugore cyangwa ry'umugabo bituma n'umwana ubavutsemo nawe bamutima w'urugo. Umugore abasha guhishira umugabo. Iyo ufite abana benshi bimurimo muri twaza ngo abagabo barimo barabatagwa kubera yuko mwabyaye abana benshi muri kubicisha inzara no muri duke mufite. Kandi abagabo nabo bakunda kurya kugira ngo imbaraga bazibo ajye guhiga. Uramuhengekera mwana. Cyangwa ndakubwira abagore nkababwira ngo n'umugabo ashobora kurya ikiraha ahubwo akirya bitewe naho ukimuhereye. Nta mugabo utarya ikiraha murakizi se? Nta mugabo utakirya mwana biterwa n'ahantu ukimuhereye.
amuhereje ikiraha wa Rubyogo n'abantu dufika bari kumureba mu kanwa ntacyo yarya n'ukuri kw'Imana bihagararaho ako urukijyanye mu cyumba bashaka akakirira mu ishuka ahita kwitashira akahita yibuka umunsi mwatiretanaga bwa mbere ako bibananiza iki bintu nsora ndi mu Kantwari kwe nize struggle zose ndaciye cyumba cyanjye habamo ameza n'agatebe nta mugabo uruhukira muri saro umwana aruhukira mu cyumba nabyumvishije se kajya muvanamo biriya bintu abana babanyayeho by'ibyahi iyo byamaze kunuka n'ubuzizi buraza mubisohora mubijugunye hanze umugabo atahano hahumura niba mutari mwamenya deodora basi mujya munisiga n'utuvuta duhumura muniprose niba tamubasekere bagabo bakunda abagore babasekera mwana ibyo bintu byawe byo kurakara ukamera nk'icindazi kirimo ifunuza nyinshi wapi watakaje kwihangana intwaro ya kangahe ya gatatu yemwe intwaro ya gatatu izabashoboza ibi bintu ni intwaro yitwa kunyurwa niba ubonye mwene so hari ukuntu ahagaze wibabazwa n'ibyo afite haleluya situmaze kwiga kugira ibanga se utemurigiranye haleluya ariko gani mundebere kwe birasanzwe nawe tumanukana n'urwo rwego uze nibaguseka ntabwo birabirenze mwana ntabwo birabirenze nimukajye muba nk'abana ariko tebe batwara dore kandi ibyo biba biri mu bintu byitwa gakungu komeza undebe mu izina rya Yesu haleluya intwara yitwa kunyurwa niba ufite ibitenge bibiri gerageza ubike kimwe uzajya usohokana ikindi wambara igice cyacyo ucyambarane n'agapira kandi ukenyerere no ku ijipo cya kindi cy'igipande wabitse uzajya ukijyana muri karitsiye ahantu hikorakoye aho hose kuzageza igihe Imana itabariye iguhereza ikindi sibyo yemwe kandi no muri bikeya mufite ntibibacike byoroheje mu kunyurwa kwa muri bikeya ufite bibere maso mwige kujera muri bikeya mufite nabyo mwibyaya ngo bidashira nta hantu bibigize gute bibasize intwaro ya kane ni intwaro yitwa gusenga no kwizera umuryango utarimo gusenga ibintu biradogera iyo usenze udafite kwizera uba umeze nk'icyuma kirangira Imana mwibuka ko ishaka ko muyisenga mugize gute munayizera muvuga ngo ibyo musabye Imana mujye mwisaba ibihenze kuko irabifite kandi munizeye ko igomba kubibaha intwaro ya gatanu ni intwaro yitwa kugira imbabazi haleluya amen intwaro ya gatanu ni intwaro yitwa kugira gute kugira imbabazi nibwo mutazaba nk'abana b'ibirara nibwo mutazamera nk'uyu mwana wayishije umurage we iby'ubugoryi cyangwa se ngajye kubisambanira hari abantu bakorera amafaranga yo kugira ngo batunge imiryango bakayashyira abicuruza Imana ijye bababarira bikwiriye ko byagira gute byahinduka mugira imbabazi mu miryango mugore babarira umugabo wawe mugabo babarira umugore wawe niba koko mwamaze kumenya Imana ikindi namwe mwarubyiruko mwe mubasha kumvira ababyeyi banyu kuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo iki ngo mwumvire so na nyoko kugira ngo mubashe kuramira muri iki gihugu Uwiteka Imana igira gute ibaha umwana uzi ubwenge anezeza se ariko umwana w'ikigoryi ababaza nyina mumenye ngo uko murimo kwihesha agaciro uyu munsi haleluya mumenye ngo uko murimo mwihesha agaciro uyu munsi ni mwebwe muri mu Rwanda rw'ejo ni mwebwe muri mu muryango w'ejo ni mwebwe muri n'ingabo z'igihugu ahazaza ni mwebwe murimo abadogiteri ni mwebwe murimo abaprofeseri yemwe rubyiruko murwanye ibiyobyabwenge hagati muri mwebwe kandi munyurwe n'iby'imiryango yanyu uko mubayeho ahubwo ukoresha imbaraga kugira ngo wunganire ababyeyi ikindi nkavuga ngo uburibwe bwose waciyemo n'umubabaro wose wanyuzemo ibigeragezo byose uri mu gucamo aka kanya n'ibikomere by'umutima ufite aka kanya ntabwo biguhereza uburenganzira bwo gukomeretsa abandi ahubwo ibikomere by'umutima wawe bikubere haleluya umuti wo komora ibikomere by'abandi kuko uzi uko ibikomere bigira gute bibabaza
mubwirane amagambo y'ihumure, mukomezanye nk'uko Umuheburayo ibice 12 abivuga. Haleluya. Kuba warababaye ntibisobanuye ngo nawe ubabaza abandi. Kuba waranzwe cyane ntibisobanuye ngo nawe wanga abandi. Ahubwo mufata amakosa yabayeho bwa mbere muyakosoza ibyiza kuko mwamaze kumurikirwa n'umucyo. Muhere ku byo Kristo yakoze mu buzima bwanyu, mumwongereho iby'igihugu cyacu gikora ku manywa na nijoro badasinzira. Mumenye ko hari abadasinzira kugira ngo mwebwe mubone ibitotsi. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo igihugu cyacu aho kigeze kiyubaka, ntimubi intandaro yo kugisenya, ahubwo mwiyungiremo izindi mbaraga. Nkababwira ngo igihugu cyacu mureke kibe mu mutima, kibe indani mu maraso, haleluya, no mu bugingo bwacu. Nubona n'ufite ibyo biyobyabwenge, utungira agatoki umuyobozi wawe ukwegereye hafi. Kuva mu isibo harimo ubuyobozi kugeza ku rwego rw'igihugu. Kandi babyeyi namwe nkababwira ngo murekeraho kunywa izo nzoga zibatesha umutwe kugeza ubwo abana banyu babahunga cyangwa abagore banyu babarambirwa. Mwabagore mwe namwe mwige kongera kugandukira abagabo banyu no kubakunda no kubereka yuko muri ba mutima w'urugo. Yego yemwe mworohereza abagabo banyu namwe baborohereze kugira ngo abana banyu babeho mu mutima mwiza n'umudendezo. Imana ibaha umugisha. Nyuma yaho Yesu yankoreye ubukwe, ndi umwana w'umukozi, aho banyakiriye nk'umwana nkiva mu mbobo, nahagiye ngiye gukora akazi ko mu rugo 3,000. Ukwezi gushize ndabihahisha kugira ngo nige guteka. Ibyo byararangiye. Itongo ry'iwacu nari nasigaranye nza kurigurisha nishyura imitungo iwabo wa data basahuye muri jenoside, basahura uwacitse ku icumu. Iyo byari bisigaye ngo bindengere, nabigurishije kugira ngo ncungure nanone wa muryango, ariko biranga bibi by'ubusa ntibigeze bankunda. Sigariraho, ariko ndashimira Yesu uyu munsi ko harahageze gute angejeje. Mbyaye abahungu 3 n'abakobwa 2, nubwo umwe Yesu yamwisubije, ariko mfite abahungu 3 n'umukobwa umwe. Mfite umugabo nkunda kandi ukijijwe. Haleluya. Unyizera akanyohereza ahangaha ntiyumve yuko ngiye guca ahandi hantu. Birakwiriye ko muba bizerwa muri sosiyete nyarwanda muparizwamo, birakwiye ko muba bizerwa mu itorero, birakwiye ko muba inkoramutima z'Imana. Nawe rata wumva hari aho wabereye Imana ikigwari, ukumva ko hari aho wateshutse, hagurukira imbere y'Imana ngo usabire Imana imbaraga kugira ngo dukomeze twibereho. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Tambukira imbere y'Imana dusabe. Ese hari umuntu udakeneye imbaraga? Hari umuntu udakeneye imbaraga muri kumva inanga mwebwe mutekanye ntaribi? Cyangwa utegereje ko nibabwire ngo nimwakire kuza Kigali surahaza guhakora iki? Natwe turiyo mwana no gutera imibare. Ahubwo murasase bunini mutwatire tuze twiyubakira inanga. Ibintu byose ni struggle hano Yesu atari ibintu birakara. Murashaka kubwira ngo kakire taje ntayihari. Banze gushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni iki? Ni inyongera n'abatayubahira bibaha. Haleluya. Hagurukira imbere y'Imana mu izina rya Yesu kugira ngo dufatanye gusenga Imana. Tubwire ngo Mana, turashaka kuba abana mu rugo, turashaka kongera kwisubiramo, turashaka kongera kuguhesha agaciro. Mwamiryango mwe birakwiriye yuko mwakongera kwisubiramo rata, Imana ikabaha urukundo nk'urwa mbere. Ntago bikwiriye. Hagurukira imbere y'Imana. Imana iguha umugisha. Tambuka wiyizire imbere. Naba ari nawe wenyine ndagusengera imigisha yaba bose uyitware mu izina rya Yesu. Hano mukunda ko abantu babahendahenda. Uzajya ukizwa nta muntu ugushyizemo umugozi. Bose murabona sebye. Muri kubona sebye rata. Tambukira imbere y'Imana rata. Ngo nibambona baragira ngo ninde ukwitayeho? Ntawe ukwitayeho. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu araje, kandi naramukaje uko azagusanga ntago ariko azagusiga. Birakwiriye yuko mwakwikuzaho izo za karande. Birakwiriye ko wahamagara Imana ikakwambika imbaraga. None kugeza urimo gusambana n'abadayimoni, ndagira ngo nkubwire ngo ibihishwe byose bizatwikururwa. Birakwiriye ko wakwisangira Imana bigishoboka, Imana ikakwambika imbaraga. Hagurukira imbere y'Imana.
nawe Imana ikwambika imbaraga kandi gushoboze kurenga abandi baguye mu izina rya Yesu. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nimwiyizire. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi cyane, ngwino winjire. Mana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tera intambwe rata nawe Imana ikurinde izo nsore zirirwa zigukabakaba. Nawe uzambara impeta wumva uko bimera bagushagare. Mujya mwikuzaho imbaraga z'abazimu bigishoboka. Kandi nizajya mva ntihakagira umuntu unkurikirana ngo ambwire ngo ngwino unsengere. Tambuka mu izina rya Yesu. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi cyane, ngwino winjire. Haleluya. Oh, ngwino winjire, Imana iguha amahoro yo mu mutima, inyuma ni habi cyane, ngwino winjire. Kandi bambona ngo baravuga ngo yari yarabiciye, ntawe ukwitayeho, tambuka mu izina rya Yesu. Ayiye ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi cyane, ngwino winjire. Tambuka mu izina rya Yesu nawe Imana ikugirire neza. Imana yaguhindurira amateka rata brother. Imana iguha umugisha wangu. Ayiye ngwino winjire mu rugo rw'Imana, watebuka nawe inyuma ni habi cyane, ngwino winjire. sengere Imana ikugisha. Nawe birashoboka ko washingirwa bikamera mu izina rya Yesu. Tambuka Imana igukuraho izo karande mu izina rya Yesu. Birashoboka ko iwanyu witwa abarozi. Birashoboka ko Imana yagukuraho abantu bakuru, abana turabasengera. Turamuza dusakuza ngo tubasabire imbaraga mu kuzanga. Turabasengera mu nimuhaguruke dusengera bariya abanyabyaha. None ko nabwo mutahaguruka muri he? Ati imitima yanyu ntibona yarata, agakiza si kenshi. Hagurukira imbere y'Imana dusengera bariya bantu. Barahagije imbere y'Imana bafashe umwanzuro. Buriya mu ijuru impundu ziri kuvuga, abamarayika bari kuvuza impundu. Haleluya. Kandi Mukantwari si impundu uyu munsi umunyago ndawubonye. Harimo abanywa itabi, harimo abasambanyi, harimo abantu banywa urumogi, harimo abapagani benshi, harimo abakobwa Imana izagirira neza. Nanjye nikurira najyaga apfukama nkajya mvuga ngo Mana ubu byamfata kwe, ubu nanjye byamfata, agakiza kamfata kakangumana. Mana ubu nanjye wamvura amarira yo mu mutima. Byaje kwemera ndabishimira Imana. Mushumba kadusengera abangaba. Reka dusenge, ariko nawe twari tugutegereje, tugiye gusengera abangaba. Ariko nawe wabona amahirwe ya nyuma. Niba uyu mwanya mwiza Imana yakuraritse kugira ngo uboneke hano, byari bigukurenga amahirwe yo kugucika. Imana ibahe umugisha. Ufite umutima wo kwihana niwe Imana ishaka. Yesu abahe umugisha. Reka dusenge Imana. Tugiye gusenga Imana. Imana ishobora byose. Imana atari ubwoko bwawe buciye mu ububasha. Turagushimira kugabanya data n'abashiki bacu, ababyeyi barapfukamye Yesu yawe, Mwami Yesu Kristo, ibiyobyabwenge bitandukanye yawe, bahuye n'ibishuko bitari bimwe. Jambo ryavuze ku yewe Uwiteka Imana nirengagije yararangiye rwose, umwana w'ikirara ariko ijambo yemeye guca bugufi kugira ngo bagirire imbabazi. Ubwo yaje akikubita imbere y'ababyeyi bakamubabarira, bakamubabarira ikibazo cy'ibyibushye. Ijuru riranezerewe, ijuru rirongera ribagarurire ubuzima bwiza,
bajurire bahindurire amateka bana babagira ibibyibushye wirukane kamera z'imiryango karande kamera z'imiryango z'abazayiboni izo zose turazirukanye twamagaje umwuka w'imbaraga umwuka wera abeza batunganye ijambo niko bivuga kandi ibyaha byatumura tunyurwa kwimura abana basashegeye uwezi batunganye wahoze abanyabarabuze wageze mu rugo ibiganza byawe bihumugisha wahindura icyari gurisha uyu mwanya abana bahindayiboni barwanya abana imbaraga z'umwami zose bazayifisha ababyeyi n'abasenge bakoze kubyumvise bakoze kubagirira neza izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze yesu urakoze kubyumvise turabigushimiye wandika ku gitabo cy'ubugingo mwami yesu kristo uyu mwanya mwiza uko waduhinduye uko wahinduye mukandwari uko wahinduye n'abandi bari barushye ariko wahindura ibyaremwe bishya urakoze mwami turagushimiye kubagiriye neza tubyambaje mu izina rya yesu kristo amen abari bana bashimeshe mwari mu munsi w'umuganda kandi abandi b'ubatizo bazakurikira izina rya yesu